Yesu ashimwe cyane, turabasuhuje bakunzi bacu, bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, bakunze gusangira natwe ijambo ry'Imana kuri iyi cano, kugira ngo noneho kandi tuganire ku murimo w'Imana Data, umurimo w'umwami Yesu umwana wayo, umurimo w'Umwuka Wera ushinzwe kugira ngo aduhe icyo kuvuga, adushoboze kuvuga. Tega amatwi dusome ijambo ry'Imana, kandi dushaka kugira ngo tuvuge kuri salvation. Here the salvation is the work of triune God, and there it is ascribed to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Imana ishimwe cyane. Hari umurimo w'Imana Data, umurimo w'umwana wayo, umurimo w'Umwuka Wera. Reka dusome k'uwo murimo w'amagambo ajyanye n'umurimo w'Imana Data kuri wowe uhamagarwa, cyangwa nanjye mpamagarwa, cyangwa twese duhamagarwa, kugira ngo tuve mu byaha, kugira ngo tuve inyuma iyo ngiyo, twinjizwe mu rugo rw'Imana Data, natwe tubabo dukwiriye kubabo. Intego y'Imana yacu ni ukuguhamagara bwa mbere, kugira ngo uze ufatanye n'umwana wayo Yesu Kristo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ya kabiri, iraguhamagara, irakureshya, irakuzana kugira ngo ube wera, ugende nk'uko ab'Imana bakwiriye kugenda. Iraguhamagara ngo igutunganye, nirangiza igukomeze. Kandi umwami Yesu umurimo washinzwe no kukuruhura imitwaro yose, no kukubabarira ibyaha, no kukubohora, nawe ukagenda wemye. Imyaka myinshi umuntu yatamishijwe n'ibyaha, inguma nyinshi zo mu byaha, umubabaro mwinshi uterwa n'ibyaha, umuruho mwinshi uterwa n'ibyaha. Yesu akakuruhura kugira ngo ubone ukuntu ukorera Imana ubohotse. Umurimo we kandi ukomeye ni ukugufasha kwinjira neza, kugira ngo nutaza gukorera inyuma y'urugo, nuza gukorera mu rugo ndani, ubashe kuronka imigisha yo mu rugo, imigisha y'abera. Dusoma ijambo ry'Imana dusanga hano muri Korinto wa mbere, Korinto wa mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya mbere umurongo w'9. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusome kandi mu Tesalonike wa mbere, Tesalonike wa mbere, ibice 2, umurongo wa 12. Yanditse ngo, kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana, ariyo ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana, ariyo ibahamagarira kujya mu bwami bwayo. Kugira ngo abantu bagende uko bikwiriye ab'Imana. Ab'Imana se bagenda gute? Ab'Imana bitwara gute? Iby'Imana abantu barabipirase, babifasha uko bitari, babijyana uko bitari, babitanga n'uko bitari. Ab'Imana bafite uko bagenda.
ab'Imana bafite uko bitwaye kugira ngo bagende uko bikwiriye, kugira ngo tugende uko bikwiriye ab'Imana ariyo iduhamagarira kujya mu bwami bwayo. Hirya i Korinto twasomye ngo Imana niyo iduhamagara kandi iduhamagarira gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo. Ntabwo yapfuye guhamagara gusa, ni ukuza mu murimo, ni ukuza mu kazi, gufatanya na Kristo, kwamamaza ubutumwa bwiza. Abantu ntabwo bakwizera batabwirijwe, ntabwo bakizwa batagejejweho ubutumwa bwiza. Ni wowe ugomba kuza gufatanya na Kristo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana idufashe rero kugira ngo ugende uko bikwiriye ab'Imana, ugende uko bikwiye, ugende uko bigomba, uko bikwiriye ab'Imana ni ukugenda ukiranuka, ni ukugenda ucishije bugufi, ni ukugenda wiyoroheje, mbega ni ukugenda wera. Uriya muririmbyi yararirimbye aravuga ngo 411 yararirimbye aravuga ngo we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa, werekana ko ushobora kuba ufite byinshi, ahubwo ni ukugenda ubyawe n'Imana, ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera ndetse no kwizera nako. Imana idufashe. Reka dusome Petero wa mbere kandi hano hirya ibice 5 umurongo w'10. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izatunganya rwose ubwayo, izabatunganya rwose ubwayo. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, bongerere imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye kujya mu bwami bwayo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze. Izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerere imbaraga. Ni Imana ubwayo yaduhamagaye, iduhamagarira mu buntu bwayo, kandi iraduhamagara kujya mu bwami bwayo. Izadutunganya rwose, idukomeze, itwongerere imbaraga nitumara kubabazwa akanya gato. Ese navuga ngo kubabazwa akanya gatoya ni iki? Kandi se izabakomeza, ibongerera imbaraga ryari? Mu gihe ari ngombwa, mu gihe bigomba, mu gihe ugomba guhagarara udahungabanywa n'umuyaga, mu gihe ugomba guhagarara mbega ukomeye, ushikamye, ubishikamyemo, ubirimo. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Mu kanya gato mubabajwe, mu gihe wowe ari imyaka umaze mu kigeragezo, mu gihe wowe ari imyaka umaze ubabazwa, yo ireba akanya gato
niba umuririmbyi aririmba aravuga ngo imyaka 1000 kuri twe, ku bantu, ku Mana imibare yayo dore uko imeze. Imyaka 1000 kuri twebwe abantu, ku Mana ni umunsi umwe gusa. Imana ubwayo, kandi Imana igira ubuntu bwose, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo. Ubwiza bwayo buhoraho, ubwiza bw'Imana buhoraho buri muri Kristo. Wa mucyo w'Imana tubonera muri Kristo, bwa bwiza bw'Imana tubonera muri Kristo, nibwo yaduhamagariye. Izadutunganya rwose, cyangwa se izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze. Gutunganywa n'Imana ubwayo idutunganya, yarangiza ikadukomeza. Umurimo w'Imana, work of God, the work of God. Gutunganywa n'Imana, guhamagarwa n'Imana, gukomezwa n'Imana mu gihe wari uri mupimwa, mu gihe wari uri mugeragezwa, kandi intego ni ukugira ngo ufatanye n'umwana wayo Yesu Kristo. Hanyuma dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 11, umurongo wa 28. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Umurimo wa Kristo ukomeye cyane ni uwo kuruhura abantu imitwaro y'ibyaha, imitwaro y'imirimo mibi izana urupfu. Umutwaro wo mu mutima uremera kurusha uwo mu mutwe. Umutwe watura wikoreye ibyo wahashye cyangwa se ibyo ucuruza, bya bindi mujya mubona abantu bagendana ibitebo ku mutwe, wikoreye ibyo bacuruza, iyo ananiwe arabitura, ariko ibyo mu mutima arabibana. Ibiri mu mutima biremera rero kurusha ibyo mu mutwe, ko iyo uryamye urabiryamana, wagenda ukabigendana, waba uri mu kazi ukaba ubifite. Gereka Kristo wenyine. Yaravuze rero ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Umurimo ukomeye wa Kristo ni uko kuruhura. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Luka, ibice 5:32, ibice 5 umurongo wa 32. Nanone bitanu 32 handitse ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Ntabwo Kristo yazanywe n'abakiranuka, ahubwo yazanywe n'abanyabyaha kugira ngo bihane. Imbere ye abanyabyaha barihana, bakababarirwa, bagakira ibyaha. Indwara ni ibyaha. Ibyaha ni indwara ikomeye umuntu arwara kugira ngo azayikire, keretse ageze aho Kristo Yesu ari, kuko niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gukiza umuntu ibyaha. Umunsi umwe yigeze gusengera, yinjiye mu isinagogi, asangamo umubembe, hanyuma aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Bose bararebana baravuga ati se uyu nguyu afite ubushobozi ki bwo kubabarira abantu ibyaha, bwo gukiza abantu ibyaha? Arababwira ati se icyari gikomeye ni ukumubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Rero ni ikirema cyari gihari, ni umuntu wari uremaye usabiriza, wiberaga aho ngaho. Aramubwira ati ngaho rero ikorere uburiri bwawe witahire, igendere. Barumirwa,
umurimo we kubabarira abantu ibyaha akabakiza n'indwara. umwe we yaramuhumuye amaze igihe kinini asabiriza ari impumyi, aramubwira ati genda wicecekere ntugire abo ubibwira, ariko ngo agere hanze arabyamamaza. Imana ishimwe. Iyo wamaze gukira uranavuga, iyo wamaze gutura umutwaro cyari kikuremereye urabivuga, urabihamya. Imana itugirire neza cyane. Genda wiyereke umutambyi, genda uture ituro, genda wiyereke umutambyi uture ituro. Yesu we ntabwo yazanywe n'abakiranuka, ahubwo yazanywe n'abanyabyaha kugira ngo nabo bakire. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 7:37. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Niba ufite inyota uza aho Kristo ari unywe. Ukwiriye kunywa amazi wawe na Kristo. Uriya Musamariya Yesu yaramubwiye ati mpa amazi nywe. Umusamariya aramubwira ati ndaguha amazi nte ko ndi Umusamariya ukaba Umuyuda, byahura bite? Ariko Yesu aramubwira ati wari uzi gusabye amazi uwo ari we. Yesu nawe rero hano aravuga ngo umuntu ufite inyota naza aho ndi anywe. Intego ye, umurimo we ukomeye bwa mbere ni ukukumara inyota. Inyota irashira, imangango irashira, umuhangayiko urashira iyo uje aho uri. Imana ishimwe cyane. Dusoma Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma, igice cya mbere umurongo wa 6. Igice cya mbere umurongo wa 6. kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Amen. Kandi namwe muri abo, kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Namwe muri bo, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abana bato, abakecuru n'abasaza, namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Umurimo wa Yesu Kristo ni ukukubabarira ibyaha, gutura imitwaro, ni ukukuruhura. Umurimo wa Yesu Kristo ni ukukubabarira ibyaha, hanyuma ukaba uwe, ukagendana nawe, ukabana nawe. Hahirwa abatorewe kuba aba Yesu Kristo. Reka dusome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo bwanditswe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 10:20. Tugiye ku murimo wa Mwuka Wera noneho. Matayo ibice 10:20. Handitse ngo kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Mwuka Wera azakuvugisha, azaguha icyo kuvuga. Wowe wahamagawe, wowe watoranijwe,
gufatanya n'umwami Yesu, uratoranijwe gutunganywa rwose, gukomezwa rwose, ukaba wuzuye, ukaba uboneye, kandi ukaba umaze gupimwa, ukaba umaze kugeragezwa. Yesu nawe ubwe akakubohora, ukagenda ubabariwe, ukibona ko uri uwe, urimo nawe ubarwamo. Umwuka wa Yesu, umwuka wera, umurimo we ni ukuguha icyo kuvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana 15:26. Handitse ngo umufasha naza, uwo nzabohereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Umufasha naza, uwo nzabohereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Umwuka wera uturuka ku Mana Data, uwo Yesu azabohereza, naza azampamya muri mwebwe. Ibyo muvuga, ibyo muhamya, ni umwuka wa Yesu uhamya, umwuka wa Yesu uvuga, umwuka wa Yesu ubavugisha, ubakoresha, udukoresha. Iyo twinjiye mu by'ubwenge bwacu, Pawulo we yaranditse aravuga ngo nicyo gituma ntahamya iby'ubwenge bwanjye, kugira ngo nabemeze iby'ubwenge bwanjye, ahubwo mbemeze iby'umwuka wera ashaka, iby'imbaraga z'Imana, ibyo gukomera kw'Imana. Ntabwo nirata jyewe ubwanjye, ahubwo ndavuga iby'umwuka wera w'Imana ashaka, ndavuga ibyo Data ashaka. Umufasha naza, uwo nzabohereza uva kuri data. Yesu yavugaga amakuru y'ibizaba hanyuma amaze kuzamurwa, amaze kujya mu ijuru, nyuma y'imibabaro, nyuma y'ingorane zose, imibabaro yose azahura nayo. Aravuga ngo umufasha naza, uwo nzabohereza ava kuri data, niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Umwuka w'ukuri niwe mufasha naza, uwo Yesu azohereza, uwo azatwohereza, cyangwa se uwo yohereje, we yaravuga ngo naza, umufasha naza uturuka kuri data, ariwe mwuka w'ukuri, azampamya. Mwuka wera arahamya Imana nk'uko bigomba, arahamya Kristo nk'uko bigomba. Imana ishimwe cyane, azampamya. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 5:31. Byakozwe n'intumwa ibice 5:31. Handitse ngo Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, aheshe Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo, hamwe n'umwuka wera uwo Imana yahaye abayumvira. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo, hamwe n'umwuka wera. Turi abagabo bo guhamya ko Yesu Kristo yazamuwe akajyanwa mu ijuru nyuma yo gupfa akazuka. Yarazamuwe
ajya mu ijuru. Ni twebwe tubihamya hamwe n'umwuka wera muri twebwe. Umwuka wera niwe uduha guhamya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umuntu, icyo nashatse, intego nari mfite, umuntu wese uzabwiriza ubutumwa bwiza, uzajya ukurikirana, uzamenya ngo iyi ni word of Father. Arimo gukora iki? Arimo kugira gute? Is the word of Father. Arimo kureshya, arimo gutoranya, arimo gutunganya, kugira ngo mube arimo gutunganya no gutoranya no kweza abazane mu mugabane w'abagiye gufatanya na Kristo guhamya. Undi yigishe, abwirize, mbega uko ahagaze, uko arimo abwiriza, uvuga uti uyu ni Kristo. Is the word of Son. Is the Son work. Is the Son's work. Ni umurimo w'umwana w'intama w'Imana. Arimo kuruhura imitwaro, arimo kubohora, arimo kuvanaho ibirushya, arimo kandi kumara inyota, arimo kuvanaho icyo nakwita impangango. Najyaga n'ikinyarwanda gikomeye, inyota ikaze bayitaga impangango. Ni Yesu uri mu kazi. Uyu mwuka wera ari mu kazi, arimo arakoresha uyu muntu, arimo arafatanya n'aba bantu, arimo kubaka, arimo kubwiriza, arimo guhishura, arimo gutanga ubutumwa. Uvuga uti ni umurimo w'umwuka wera. Ni data uri mu kazi, ni Yesu uri mu kazi, ni umwuka wera uri mu kazi. Ni byiza gusoma Bibiliya, ni byiza kumenya neza amakuru y'iyi Bibiliya, ariko mu buryo bwimbitse bw'ubuhanga, ku buryo igiterane wagiyemo uri butahe uvuga ngo ni data wiriwe atoranya, ahitamo abakozi, ahitamo abavugabutumwa, yeza, atunganya rwose, areshya. Ni data. Ni Yesu waruhuye, yaruhuye, yabohoye, yakijije. Mbega ugataha uvuga uti igiterane uburyo bwakozwemo bwari bumeze gutyo, mu buryo bw'ubuhanga bwimbitse. Umwuka wera yakoze muri aya materaniro. Umwuka wera yakoze, yatunganyije ibi, yafashije abangaba ibi, yaringanije ibingibi, kandi natwe yaduhaye kuba mbega umenye neza ngo uwo munsi iteraniro ryari riyobowe mu buryo bumeze gute. Ni ubuhanga. Imana igufashe wowe ubashe gukurikirana kino kiganiro n'ijwi rituje, wamenyeye kumva ijwi rirenga, umuntu yihuta agira gute. Ibi ngibi bishobora kukurambira, ariko ushaka ibintu by'ubuhanga bwimbitse mu Mana, uraza gukurikira. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Hanyuma Imana niyo yakureheje cya gihe, niyo yakurambagije, ikuzanira umugambi wo kugira ngo ufatanye na Kristo Yesu, kandi Yesu Kristo amaze kukwakira nawe arakuruhura, arakubohora, agutura imitwaro, ibyari bikubangamiye, ibyari bikuruje. Hanyuma Mwuka Wera nawe habereyeho kugira ngo agufashe guhamya Imana, agufashe kwamamaza, aguhe icyo kuvuga, aguhe icyo kugaburira abantu. Mwuka Wera atakugaburiye, wajyanye iby'ubwenge bwawe, wajyanye iby'amarangamutima yawe, ndakubwiza ukuri bihita bigenda. Ariko ibyo biherekejwe na Mwuka Wera, ibyo Mwuka Wera yagufashijemo, ibyo Mwuka Wera yaguhaye, ni imbuto iterwa ikagenda ikera, ikazagira amakuru meza. Mana ishimwe. Ndashoje, reka dusenge kandi. Mana yacu, herekeza iri jambo, rihagararire kugira ngo rigire umumaro mu bakozi bawe. Umuntu wese abashe gukora umurimo wawe asobanukiwe, ukumukoresha, ukumuyobora, ukumwigisha. Mu izina rya Yesu habeho ubumenyi budasanzwe. Tugushimiye byose ukoze muri twebwe n'abera bose. Umugisha bene data bakurikiye igicano, kandi umuntu wese ahembuke rwose, mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana. Amina. Imana iguhe umugisha nshuti yanjye.